niyo mpamvu uzasanga abantu babacuruzi bamwe bajya mu bapfumu ngo bajye guramo ngo utuntu ngo tubaha ngo gutuma ngo bagira gute ngo babona abakiriya ngo babone ishaba ngo bagira gute. None niba bikoze se iyo wakoze ikintu ugomba kugishinjwa. Nose ubundi pasiteri yihesha ikintu cy'undi gute byagenze bite? Ariko se mu buri rigondi nyine arega buriya hari ibintu abantu badukanye abapastori kugira ngo abantu babizere ahubwo bashiduka batangiye kwangisha abantu agakiza, bituma abantu batangiye kugenda banga Imana. Ubu ngubu evode hari abantu batagikunda Imana bitewe n'abapasiteri kandi abapasiteri ahubwo aribo bagomba kutuzana ku Mana. Kandi nkubwira hajemo bamwe muri bo, ariko Bibiliya yarabivuze, twinjiriwe n'amasega baza mu isura ya pasitoro ariko ari amasega yo kuza kumunga abantu. None se bamwe bari bakubafunga nyine ramwe musobanuro cyevu kandi ubona bari kubafunga abantu bijeje abantu bitangaza bidasohora. Icyo gihe nanjye uramutse umbwiye ngo amafaranga 500 ndagusengera ubyare, naramutse nabyaye imyaka 3 nakwishyuza. Niba aterana kwa gatanu arahimba akantu umusozi ari bukuriramo abana amafaranga, niba aterana ku cyumweru arahimba kandi kantu ari bukuremo abana amafaranga. Yatuye amaturo, yatuye nishimwe, nyuma arazana envelope cyangwa akora ikindi kintu gituma aza kubona amafaranga. Ubu n'ubujura. Buri munsi se niko witanga, ayo mafaranga witanga ubu nayiki twabigana. Ubundi kenshi yabaga ari mapu abantu bakoze. Basi ibyo bintu se bibaho kandi nkubwira ibyambayeho, mbaza ngo wakoze icyo ahubwo, ariko bari kumurega amamodoka, bari kumurega ibibanza, bari kumurega amazu. Ikibanza nagifite hano hepfo ahangahe ahanyura manuka njya ku isoko siho kiri, nakiguze n'umupasitori. Ubu se bose mbavuge ni ibihe bintu uvuga uti ibi bintu abantu ba pasiteri bakoze byatumye abantu banga Imana? Urumva impamvu mbivuga, mfite n'ubuhamya kuko abantu bakorewe si n'iyicarubozo ahubwo bakorewe iyicabuntu birenze urugero. Ibintu abapasitoro abahanuzi ibintu bakoze, reka ngubwire ukuntu bateraga abantu ubwoba. Yego. Icyambere bateraga abantu ubwoba bababwira ngo iki, bababwira ngo dore wowe evode mbonye urupfu iwawe, mbonye umwana wawe apfa. Ibaze guhana ngo umwana wawe arapfuye uhita uhahamuka. Nose bora rupfu ntaba rubonye koko? Ntarwo. Aha reka nemere ko rubonye. Kugira ngo ruveho rero uratanga igitambo 500. Abantu rero kubera nabo kugira ubwoba no guhamuka n'urupfu agatatanga amafaranga. Nyamara urupfu nushaka rube ruriho ntago rukurwaho n'amafaranga. Rukurwaho n'iki? Rukurwaho no gusenga. Umuntu akirwa besha abantu ngo nutama igitambo ngo ndajya kukuvuma. Ngo nakuvuma wowe? Ntago yakuvuma. Yakuvuma se kuvumushijwe nande? Abativumye abagiye kukuvuma wowe. Kwa masezerano ngo ndayihagarika. Ayo masezerano bahagarika nagara y'Imana. Ayo n'ay'abantu abari ibicupuri. Nta masezerano y'Imana. Nubwo wagira gute nta muntu warihagarika. Yarihagarika ate? Sezerano ry'Imana rifite fuite ripfumuriramo, rifite uburyo rinyuramo. Ngibyo rero ubwo rero gasanga kesha abantu bari gutinya ariko batinya baringa. Uzi gutinya baringa kadahumeka? Urayize? Ndayize. Kadahumeka mwe bashyira nko mu bigori, bagishyira mu bigori yangirinde cyangwa mu muceri ngo kirinde inyoni. Cya kintu kitinyagambura uzi ko rimwe na rimwe inyoni zimaze kugitahura zikigwa hejuru, zigagihagarara hejuru. Akaba mu rusengero ariko adahumeka, ari gukanga abantu gusa ashaka kubarya amafaranga. Abantu rero nabo bamaze kubamenya basiga babahagarara hejuru. Niyo mpamvu ari kubafunga banu kubahagarara hejuru nzakadahumeka. Uko icyo no kubamuvuga bavuga mushumba mukuru, bavuga mushumba mukuru gusa, bakavuga pasiteri kandi ko ugomba kumwubaha. Mama pasiteri yitwa mami, yitwa dadi, hanyuma ugomba kumwubaha ukamwubahiriza. Na riritorero ugomba gusengeramo nahangaha twemera ibi. Hari Yesu wumvisemo hoye. Yesu kananya gusuza dukurikiye ku Isezerano TV. Ni byagaciro komeye cyane kubugarutse kwa natwe kumwanya nk'uyu ndagusuje kandi ngushimira kuba warahisemo iyi channel. Reka dushimire inshuti zacu zidukurikira ziri mu bihugu bitandukanye, mu bice bitandukanye, yaba bari hano mu Rwanda cyangwa se muri diaspora. Mwese amahoro ya Nyagasani abane namwe. Twicaye kuri
Novarand Hotel i Gasogi. Pastor, hoteli se urayibona gute? Hoteli ni sawa, ni nziza cyane. Hoteli abantu bakwiye kuza kuruhukiramo rwose cyane. Njya maza nanjye nkabona batwakiriye neza. Anakwiye kwaruhukira cyane. Abashaka gukora ubukwe hari amatente, tente rinini, bafite jardin nziza. Ni inama rega. Inama bafite amasare meza y'inama, n'ibitanda byiza. Yego. Bararamo ushaka kuruhuka. Ni ibintu byinshi. Yego. Mwabyumvise rero ndi kumwe na Pasiteri Nshimiye. Nishimiye kongera kubana nawe Pasiteri. Murakoze cyane. Abantu bo kwisezerano twamaze kuba inshuti ndabasuhuje. Yego. Pasiteri, amakuru yo y'Gasogi? Amakuru ni meza. Imvura yatangiye kugwa. Mu magambo makeya ubu turi mu buhehere. Ariko imaze n'iminsi rero harimo akavura. Harimo akazuba nako. Ariko izuba ryari rimaze kutwica. Izuba ryari rimeze. Ariko ubu ngubu nibura akavura karimo kugwa. Ibintu bamugani ni wane nkuko ni wane nka babandi ni waneza. Ni waneza. Bimeze neza. Hari umugabo bitaga ngo niba ari impano y'Imana, najyaga mubona yirwa aho ngaho agira ribiti twamutaye muri yombi. Impano y'Imana nigeze gukora ikiganiro abantu bashatse baza kuri Pastor Nshimiye info cyangwa kuri no kuri Huma program, nekaza ko gihari Humura program nawo kirahari. Nigeze gukora ikiganiro nkurikije ibintu yakoraga, nsanga atari ibintu bihwitse. Icyambere yabanje kubeshya abantu ko atubura amazi, ko kwazana amazi agategeka amazi akaza. Nanjye ubwanjye ndabikora mbyereka abadavuga rero uyu mugabo mu mwirinde ni igisambo. Nacyo jambo nakoresheje. Nako ijambo rivuga ngo ni igisambo mu mwirinde. Niba ababwira ngo azana amazi, nanjye dore ndayazanye. Iyo shimi akoresha nanjye ndayikoresheje. Uwo munsi amazi nakoresheje akajerekani jewe gatoya, najya amazi ndayazana. Uzambwiye dukonye tubikora, ndayazana amazi araza ndayategeka. Ntabwo ni umugabo ari kubabeshya. Cyo gihe nkora ikiganiro bwani rero ndatabaza ubuyobozi bugire vuba vuba buze bukure uyu muntu imbere y'abaturage. Kuko icyatumye mbikora urakize se. Iyaza kuza akora maji, impamvu nagiye muri icyo kiganiro kugikora nuko yashizemo Imana. Abango ni impano y'Imana, yajya gukora ibintu akabanza akanasenga, ariko abeshya amasengesho y'ubugoryi, reka mbyite gutyo, kuko arasa amasengesho n'amasengesho y'ubupfapfa. Hanyuma agasenga, ariko yajya gutubura amafaranga, agatubura akoresheje ngo byeri, akoresheje ngo veruje. Hari ibintu nabonye ngo abantu baciraho, akavuga ngo shira amafaranga ngo wawe mu ndabo, ngo shiramo amazi, ngo shiramo omo. Icyo gihe nahise mbabazwa n'ibintu bibiri. Nicyo yatumye nkora icyo kiganiro. Nabazwe n'ibintu bitatu. Icyambere gusuzugura Imana, yibeshya ngo ni impano y'Imana ngo niyo yamutumye. Icya kabiri gusuzugura amafaranga y'igihugu. Icya gatatu kwiba abantu. Byatumye rero nkora icyo kiganiro icyo gihe ntabaza kugira ngo ubuyobozi buze bumukura imbere y'abaturage. Barasuzi Evo, buriya abaturage cyangwa se abantu, n'abaturage n'abantu bose, iyo bumvise ko hari umuntu wabafasha, niyo mpamvu uzasanga abantu babacuruzi bamwe bajya mu bapfumu ngo bageguramo ngo utuntu ngo tubaha ngo gutuma ngo bagira gute, ngo babona abakiriya, ngo babona ishaba, ngo bagira gute. None iyo wongeyeho gutubura amafaranga, abantu bose bashirirayo. Abantu bari mu bushomeri, kabiri bari mu bukene, gatatu bashaka no gukira byihuse. Ibyo nibyo bituma abantu bahita bashiduka. Uzarebe cyane cyane kubera gwagushiduka no kubura akazi. Hari ibintu byaradutse ngo ni za piramide, ngo ni biki by'ibibina, ngo ni biki n'ibyahe byose. Yego, za simbizi uko babyita, niba ngo za TIT, ngo ni zaki, birari byinshi. Abantu babijyamo kubera gushaka gukira bene ubwo bugeni. Rero uyu nawe yaje noneho afite n'izindi mbaraga, urakumva, akirwa babeshya gutyo. Cyatumye nkora icyo kiganiro. Rero uyu munsi eka mvuge ngo ngewe singiye kumwishima hejuru, ariko ndashimira Imana, ndashimira na RIB ko yamukuye imbere nibura y'abaturage, atari bwongeye kuza kubiba.
usiye ko numvisha n'icyaha aregwa ntaho gihuriye n'ibyo ngibyo tubwiye nabyo birimo ariko mu byo muvuze yavuze yavuze ko kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya ubwo none se iyo utuburiye amafaranga kare hari umuntu wanyandikiye aba muri Amerika yanyandikiye yansabye n'inimero za RIB rwose nawe ngarega se none se yamuri igihumbi uriya mpano y'Imana cy'amadolari arashaka nawe kongeraho imikirego mu audio yazimpaye zivuga ngo yamusabye ohereza ayo madolari vuba vuba ngohereza na veruje nibwo bikora vuba vuba veruje abaramuhaye amuha igihumbi cy'idolari abantu bagiye babana ntuza kuko ariko nanone njyewe hari ibintu binyobera iyo umuntu atanze amafaranga umuntu agutuburira amafaranga nabyo mbona nawe uba wagizemo uburangare nabyo wagizemo uburangare. Icya kabiri ndasaba RIB kanyisabi ifate abantu bamufashije kwamamaza ibi bintu nabo bajyane nabo. Icya mbere harimo abanyamakuru bagiye bamuha ibiganiro kugira ngo bisakare bigere kure. Icya kabiri harimo abapasitori bamufashije kwamamaza kandi koko nabo barimo. None se kankubaze pasitoro jewe pasitoro nje nkavuga ikintu ukama n'impano ukayima yarayituburiye pasitoro akayimuha ibihumbi niba ngo ari 240 ingahe, umuturage kubera kwizera izina pasitoro ahita yumva ko bya bintu ari byo bikora. Biriya bintu rero ni ubufatanyacyaha. Niba basiga nabo ntacyo baraba bakoze. None so babya biriya kuko ubundi pasitoro ni umuntu wo kwizerwa. Kwanza ni nk'uwo kumva ngo evode ukaza ukavugira ikintu hano kenshi abantu bahita bakumva bakavuga ngo cya kintu nicyo nk'umuntu ufite ikinyamakuru Isezerano kimaze imyaka gikora gifite aba followers 2260 barenga, umuntu wese ahita kumva akakugira icyizere. So rero noneho yishize ngo pasitoro ukaza ukabikora ku mugaragaro burya ubushora abantu ngo nimuze babibi. Nanjye barabinkoreye kandi bundi bavugaga ko ari amafaranga yavuga ngo ari kuyabaha yagaruka nyuma akayabaka akabasugira senkani. Babaga bari kuri komisiyo ya senkani. Niko byabaga bimeze. Ngo yakwereka ko abantu bose barabakomisiyoneri. Yari senkani yabahaga akaza akakwereka ko guhaye 300 imbere ya kamera mwasohoka akayakuramo urakumva ugaseyana senkani. Sese ubujura abantu rero babibonye gutyo koratubuye koko abandi baje gutanga ubuhamya ko yabibakoreye nyamara babagare abakomisiyoneri. Gusa ubujura mufatanya cyaha rero mbona ko ari abantu bose bagiye baza kwamamaza ibyo bintu bye bose bakwiye kujyana nawe bakajya kubisobanura kuko batumye abantu bibwa bijandika mu bintu baza kubesha abaturage bituma abaturage b'igihugu Mundakwe yego. Pastor uvuze icyo kintu cyo kwihesha ikintu cy'undi biri mu byaha aregwa bitanibuka ko hari n'abapasiteri barimo bagishinjwa. Ugomba kugishinjwa nyine. Bagomba. None niba bikoze se iyo wakoze ikintu ugomba kugishinjwa. No se ubundi pasiteri yihesha ikintu cy'undi gute byagenze bite? Ariko se mu buri gondi iki buri gondi rigonde nyine arega buriya hari ibintu abantu badukanye byatumye abantu baza kwiba. Nibyo nakubwiraga ubundi pasiteri yari umuntu wo kwizerwa, yari umuntu wo kwizerwa, umuntu muzima, umuntu yashakiraho imbuto wari wa wese. Nyuma biza guhinduka abapasitori kugira ngo abantu babizere ahubwo bashiduka batangiye kwangisha abantu agakiza, bituma abantu batangiye kugenda banga Imana. Ubu ngubu evode hari abantu batagikunda Imana bitewe n'abapasiteri. Kandi abapasiteri ahubwo ari bo bagomba kutuzana ku Mana. Kandi nkubwira hajemo bamwe muri bo ariko Bibiliya yarabivuze. Bibiliya yarabivuze ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ni Paulo wabivuze aya magambo. Yavuze ngo nimara kugenda ngo muzirinde kuko muri mwe hazazamo amasega
aryana ngo ayo masega azaza abarye atabarira umukumbi, azaza awurye awuhekenye awumvishe. Ubu rero twinjiriwe n'amasega baza mu isura ya pasitoro, ariko ari amasega yo kuza kumunga abantu. Nose pastor, ku buryo ushaka kuvuga uti hari abapasiteri batumye abantu banga Imana, byaba byaratewe n'iki, byaba byaraturutse kuki? None se reka nguhe urugero. Umuntu niba uyu munsi yego umupasitoro ashobora guhamagara umuntu akamubwira ngo mbere yuko ngusengera urabanza utange ituro rya miliyoni, urabanza utange igitambo, urabanza utange ishimwe. Ubundi nkubaze, ari ugusenga, ari nishimwe vode kuri umukristo, habanza iki? Ari ugukira, reka tuvuge gukira indwara no gushima Imana, habanza iki? Habanza gukira indwara. Hanyuma abangaba kuko ari abajura, we abanza guturisha ituro ry'ishimwe, hanyuma gushima bikazaza. Ariko ngo nagari ituro ry'ishimwe, ngo ni ituro ry'umuhanuzi. Ko umuhanuzi, kandi ngo Bibiliya ivuga ko utagomba kujya kureba bamenya amaramasa. Byabaga se ari itegeko? Ibindi ngo ni igitambo. Byabaga se ari itegeko? Nose umuntu agomba gutanga igitambo, niyo ugiye kumupfumu urega kwaka igitambo. Arega umva ngubwire muvandimwe, gatujye amateka ya Yesu. Yesu yavuze ngo iki? Yesu yavuze ngo umbahereye ubuntu muzatangire ubuntu. Nase umuntu niba yiriwe mu musozi, pastor, nk'ubu tuvuganye uvuye ku musozi. None ari mvuye. Niho wari uvuye, uje hano ariho uvuye. None se ngaho abantu bo kuri kamera bose uvuye kwishakira amavuta. Abanyumva kuri Isezerano n'abanyumva kuri Humura Program TV, hagire umamagara ayandike muri commentaire uwo nasabye amatike yo kujya gusenga. We icyo nshaka kwivugira ni iki? We wiriwe mu musozi urimo wihiga amavuta, nge niriwe mu kazi mpiga amafaranga. None kuki niba uvuye guhiga amavuta ukaba yafite kandi ayo mavuta nk'abanyakeneye, nanjye niriwe mpiga amafaranga, kuki ntari buze kukureba ngo mbanze nguha amafaranga nanjye nkwishyire kuri ya mavuta uvuye gushaka? Arega bura Evodi, aba bose ureba badutesha akaga. Baje vuba. Dusobanurire. Nyine nibyo nikubwira. Baje vuba. Abangaba baje vuba niyo mpamvu badutesha akaga. Mwigisha dusobanurire. Ndi gusobanura nyine. Abangaba baje vuba. Evo. Yego. Natangiye ivuga butumwa. Nangira gusengera abantu 2006. Mwe natangiye umurimo wo gusengera abantu 2006. Kugeza uyu munsi, kugeza izi saha, sindabwira umuntu ngo ngiye gusengera ngo banze ngo utange ituro, ngo mvuye ku musozi, ngo ndumva nta n'umuntu ndaka amafaranga ngo ngwino ngo amafaranga yo kujya gusengera ku musozi. None se bituma nabaho? Bituma se nasengera abantu kandi Imana igakora igitangaza? Icyo si ari ugushima Imana. Reka ngurugero. Yego. Abantu Yesu yakijije, ababembe bari bangahe? Bari 10. Yarabwiye ngo muzajye kwiyereka umutambyi mutanga ituro ryo kwihumanura. Twese ababwiye. Hagiye bangahe? Hagiye 2. Abandi 8 bose baratashye. Nose ngo Yesu yarabishe abandi 8 batagiyeyo. Ntabwo Yesu yabishe, kandi bantu bakomeje kuba abakristo, Yesu yakomeza no kubashima. Donc rero nje nakubwira ngo gusobanurira, ariko abantu ngo bambuye Yesu, ntabwo bamwambuye. Baramwambuye. Ntabwo bamwambuye. Kandi Yesu abakunda. Kandi Yesu abashima. Ntabwo bigeze bamwambura. Ubundi gutanga ni umutima w'umuntu. Gutanga, njyewe ushobora kunkunda nkora ikiganiro, ukavuga ati uriya pasiteri reka mugurire fanta, kamugura amazi ukamubihumbi 200 ukamugana 300, nta nayo ngusaba. Urumva kuva nabona mu ndasaba amafaranga, nakoreka igikorwa ukanera inkunga igikorwa ndi gukora, ako nagora gusaba amafaranga yo kugira ngo amafaranga ngo ngusengere, cyo ntabwo bishoboka. Hanyuma nibwo rero aho hantu, none se se bamuvara bakubafunga nyine, uramo musobanuro cyevu, kandi arimo ubona bari kubafunga abantu bisheje abantu bitangaza bidasohora. Icyo gihe nanjye uramutse umbwiye ngo amafaranga 500 ndagusengera ubyare, naramutse nabyaye imyaka 3 nakwishyuza, kuko ni win-win. Ni nguye ibyo wambwiye ntabiguhaye, ibyo wamumaye ntago bifashe, nyishyura ibyanjye, nyishyura. Vuga ngo nawe usiyikiye rero ko muzamusinyana amasezerano mbere yabo musengera. Oya, amasezerano se basinyana nande? Yasinyana nawe ugiye gusengera. Ibyo ubundi nindukiza Evo ni Imana. None se ni hangaha rero niho abahanuzi biyikiye
bigatuma n'Imana itagikorana nabo. Ninde ukiza? Imana niyo ikiriza muri Pasiteri Shimiye. Narangiza nk'abantu ngewe ndakaze ni mu mituro. Ituro ni muri Imana. Ni muri Imana. Ngewe numa n'amafaranga uzabunguriye fanta. Uzabunguriye fanta. Abantu birirwa baka icacumi nta n'urusengero agira. Abahanuzi birirwa sengera abantu ngo tanga icacumi ngo nige Imana izaguha umugisha, nta n'urusengero agira. Ajijyana he? Ko nta rusengero ugira ukijyana he? Nuri n'umupasiteri ni wanasengewe, uri umuvuga butumwa, uri umuhanuzi gusa nawe utagira n'urusengero wiri guhanura ku mihanda no ku misozi no kuri YouTube. Ngewe yo kera n'imisozi ikiriho bakisengeramo, iyo nagiraga ku musozi ngiye gusenga, umuhanuzi akaza kumpanurira ngo duhuriye ku musozi, namwanoya ntago ndi kumwe nawe kumana ubuhanuzi bwawe, kuko ku musozi hari abavangirwa bayobe itaka. Leta ndayishimye ko yakuye imisozi, abantu bari kuyoba. Umuntu akajya ku musozi ngo n'Imana yamutumyeyo akamara ngo amezi ngo 2 ngo n'Imana yamutumyeyo ngo ku musozi ra, ahubwo agafata umunsi wo kwirwa asabiriza ngo ngiye ngo Imana yanumye hano ngo amezi 2. Uyu ni umujura. Niba ari Imana yagutumyeyo ni gutungireyo, wijya gusaba abantu, wijya kubasaba, kuri kubabwira ngo Imana ngo anumye ngo anganga ngo mamaze amezi 2. Bibiliya yavuze ngo nujya gusenga ntazajye umuntu bibwira, kireka uwo mubana wenyine. Undi yo ku ruhande ntakwiye kubimenya, kandi karaba mu maso wisiga amavuta ku buryo nta muntu numwe uri buze kubimenya. Ariko abantu muri minsi bari maze kanga nk'abafarisayo, babaye nk'abafarisayo. Umuntu ni mwavuganye ukirwa umubwira ibyaho byose. Hanga rero ni havuye bwabwe skoro bwo kwiza kwiba abantu. Abapasitori batangira kwiba niba aterana kwa gatanu arahimba akantu umusozi ari bukuriramo abana amafaranga, niba aterana ku cyumweru arahimba kandi kantu ari bukuriramo abana amafaranga. Yatuye amaturo, yatuye n'ishimwe, nyuma arazana envelope cyangwa akora ikindi kintu gituma aza kubona amafaranga. Ubu ni ubujura. Buri munsi se niko witanga, ayo mafaranga witanga ubu nayiki? Nuko ku rusengero ntayo gukora bikorwa by'urusengero ibihe bitagira gahunda. Urusengero rugira gahunda vo. Ubu kwisezerano hano waza kubona umuntu akaza kuvuga ibyo ashaka byose. Hoya None se isezerano igira gahunda. Ifite timetable. Ufite umunsi wo gukora ibiganiro, ufite uko editinga, ufite uko ukora. Hanyuma umuntu aza kubwira ati abantu kwisezerano Imana avuze ngo isezerano ikeneye kamera nini cyane, muzana amafaranga. Kenshi twabigane nge na Evode, twabigane ubundi kenshi yabaga ari mapu abantu babakoze, habaga bakoze, ariko ntago ari byo, ntago bikwiriye. Ngewe umuntu yize kumamagara aramwa ngo ndashaka ngo wakamabana amafaranga, namwe aranambwira ngo mfite ibase, yambwira ibintu bibiri, mfite intebe uri bubicazemo, urafata ibase uboza ibirenge. Wowe se wowe ufata abantu boza ibirenge, arazana intebe iba muri ofisi ye, bazana n'ibase, twabiganiye muri ofisi, hanyuma mboze ibirenge. Ariko ngiye koza ibirenge ndajya mwaka ituro rihwanye nuko ngiye kumwoza. Hari uwa 50, hari uwa 20, hari n'uw'icumi, uwa make yari 10. Basi ibyo bintu se bibaho? Kandi nkubwira ibyambayeho, mbaza ngo wakoze icyo ahubwo. Nicyo nagiye kubaza. Narambwiye ni uwo mwanda sinawukora, kuva nabaho sindoza umuntu ibirenge, ntago mbikora, kuko iyo ntago ari Imana ibimbwiye, ni wowe ubwawe ubimbwiye, nabyo ndibukora. Iryo kosa suri bunjyanemo. Arambwa toke ubwo utabishoboye, noneho je mfata amavuta, ndaguha amavuta wowe numara kubwiriza ubasige mu kiganza. Usize amavuta umwaka ituro rya senkani mpaka kugere ku 10. Ndamwe ni gusiga amavuta nabyo ntago mbizi, si ibyanjye. Ambwira icya gatatu, arambwa ati basi mbabarira wigisha numara kwigisha ubakubite hasi, ariko baguha amafaranga. Ubakubite hasi? Ngomba ture hasi. Ndabwo ni kuva naho kubasunika. Simbizi imbaraga bakoresha zo kugusha abantu hasi, atari kubagushe hasi ari kuba amafaranga. Ndamwe ni rero Imana yo kugusha abantu hasi ntayo mfite. Iyo Imana sinyizi, cyokoze mfite Imana yo gukiza abarwayi,
iyo guhanura, niyo kwerekwa, niyo gukora ibitangaza, iyo kugusha abantu hasi. Ntayo nzi, ntayo mfite, Imana yayimpaye. Okay, ndamwihorera, ndabwiriza, ndangije kubwiriza, maze no gusenga, ndamuhamagara, muha microphone. Nawe noneho nawe ongera usengera ibyifuzo dufite muri rusange. Nagiye ko nabona afashe microphone, yikaraze 1 2 3, arambura ikiganza gutya. Ngiye ko mbona abantu nka 20 bose baguye hasi. Nahise fata Bibiliya, nasohotse nirukanga ndataha. Nabandi bya bintu birakomeye. So ibyo byose rero n'ubujura. Bafite imbaraga bo, hakuzo imbaraga nje nazo mfite. Izo mbaraga ntazo mfite. Niyo mpamvu bwashimiye wowe ntihaguzakira, uri igicucu, namaze ariko nzubaha Imana. Imana izanyijyanira mu ijuru. Kuko umuntu twamenye bwa mbere, kire kuwitwaye, nta muntu uramvaho avuga ko namwese korotse. Icyo rero nicyo kintu ushimira Imana. Ariko ibi byose ureba, nose nagomvise umupasiteri urimo kuburana, se muvuge n'amazina, ni ngombwa se? Ntabwo byari ngombwa ubundi. Ntabwo ari ngombwa, ariko bari kumurega amamodoka, bari kumurega ibibanza, bari kumurega amazu. Ikibanza nagifite hano hepfo, ahanyura manuka njya ku isoko, siho kiri. Nakiguze n'umupasitori. Ubu se bose mbavuge? Ntabwo mbavuga. No kugihe nabonye bashize ngo ni X yakiguze nawe. Ubwo nanjye nishizeho ko yakiguze na X, umupasiteri X. Kandi ikibanza wabura nakiza. Ndakiza aho kiri. Ariko uyu munsi arimo kubihakana. Ubwo n'ubujura. We Evode umuntu arakwizeye. Niyo nakubwiraga, kenshi umupasitoro abantu baramwizera, bakagutuma. Umuntu akaguha amafaranga, kuko kwizeye nka pasitoro, nk'umushumba, njyanira amafaranga kwa Evode. Nguhaye 200,000 zimere Evode. Warangiza Evode nuzimuhe, aho ugashyira ku mufuka wawe ukabika. Ubwo n'ubujura. Evo, njyewe abantu bigeze kuma amafaranga, amafaranga, ariko nari nagiye gusengera umwana wabo. Njye kwanza bamaze inzu, nibamo bamwe ati inzu ni yawe, nibamo umwaka n'igice, bama amafaranga menshi, bama amafaranga menshi. Inzu wayibagamo ariko oya, kandi ndi guha ubuhamya. Bama inzu nibamo umwaka, bukeye bama amafaranga menshi, nimvuga ngo menshi arenga 10,000,000, arenga yari menshi. Kandi hari kera, hari 2010, hari imbere ayo mafaranga ari menshi. Hanyuma bukeye bama amafaranga 14,000,000, barangwa ngo ugere tugura ikibanza. Ngenda kibagurira ikibanza gituye hano hepfo, nturanye nacyo. Reka ne kubivuga cyane bataza kumenya wari we. Ikibanza ndakigura, maze kukigura kibaho. Bukeye bwari kuwa 3, nani ngiye kujya kwigisha, bwari kuwa 4 nangiye kujya kwigisha Gako Ikabuga kuri ADPR Ikabuga vira. Bwari kuwa 3, baraza barakomanga, turakingura. Cyari igipangu kinini my dear. Iyi gipangu ni nkubwira ngo igipangu, barambwa twaguhaye inzu nitwakora mitasiyo, turashaka none tujye ku karere dukore mitasiyo kuko tugiye kugenda. Ntabwo bari batuye mu Rwanda. Birangiye ndababwira rero ni byiza rwose, ndishima kondisiyo okay. Barambwa ngo kugira ngo tuguhe iyi nzu, cya kibanza waguze tugiye kugishiramo urusengero, hanyuma wowe uzadufasha kuruyobora. Numva rero ijwi rimbwira ati oya, igihe cyawe ntabwo kiragera cyo kuyobora urusengero. Ndabugana rero wari ukiri muri ADPR? Nagire muri ADPR. Ndabugana rero Imana irambwiye ngo igihe cyo kuyobora urusengero, nari nyine umudiyakoni bataranansengera. Nari narabana mwarimu, Wari ukiri umudiyakoni? Nari nyine umudiyakoni, narabana mwarimu. Hanyuma hari 2010, uti Imana irambwiye ngo igihe ntabwo kiragera. Uzi ikintu bambwiye? Baramubwira ngo okay, ngo niba ari ibyo ngo ugura duha inzu yacu. Amafaranga gayo ntabwo bayabaraga, bazi kwena nayariye. Ariko amafaranga sinigeze njyaho ni faranga na rimwe. Bayamaye mfite 500 kuri konti. Mbwira umugore naye amafaranga ntabwo turi buryeho, niba tumane nk'amezi 6 tutararyaho, tuzabanza turebe ibya amafaranga. Nakoresha yanjye ayabo sinayakoraho. Bukeye
nyine barambwira, bamaze kubimbwira nta kindi kintu nakoze, bahise bambwira ngo duhe inzu yacu. Iyo nzu njya kuyijyamo nta kintu na kimwe natwaye, kuko nimuye imyenda gusa. Ngo yari inzu irimo ibintu byose, yari ekipoma zose na televiziyo, ibintu byose n'ibitanda n'amarido byose byari birimo, n'utubati n'amagarderobe byose byari birimo. Njya kwimuka jewe, umuhungu waririmbanaga na madamu witwa Morodekayi yaragiye gukora ubukwe, niwe nahaye inzu nabagamo nakodeshaga. Ndamwani wagumamo wakwimuka, ibintu byose birimo byari bishya, nafite n'intebe nshyashya byose ndabiguhaye, n'ibitanda ndabimusigira n'amasafuriya. Twe twimukanye varisi zonyine tujya muri iyo nzu. Hanyuma bakibimbwira gutyo nahise ngira ubwoba, ariko ubwoba burakomera. Ndabwira ni ntabwo ndi bubyumve, inzu yanyu ni muyitware. Ndabwira ni mugume ahangaha gatoya. Nahise mfata ukuboko madamu, turasohoka turagenda, tureba nko muri metero nka 300, 300 ni nyinshi, 200 tuhasanga inzu y'ibihumbi 100, tuyishyura amezi 3. Icyo gihe nabahaye agasheke, ndagaruka. Icyo ni nakoze, nabikoze bari aho ngaho. Nasohoye ibitanda, kuna bitanda ndabifite, nsohora intebe, nsohora televiziyo n'amarido ndayamanura, ibintu byose mbikuramo. Ibyo nasemo na garderobe ko sina kuyaterura, mbishyira hanze, n'ibitanda n'amatera byose nabisohoye, mbisohora bari aho ngaho. Ndangije mbaha imfunguzo zabo, ndabane mwakira inzu yanyu. Nabo barandeka nibambaza ngo ibiko bijyanye, ntabyo bampashije. Urumva? Ndangije mfata carnet de chèque nakoreshaga populaire icyo gihe, nsinya amafaranga yabo, ndayasinya, ndabaha mwakire chèque yanyu. Jewe ndi umuntu w'Imana, ntabwo ndi gisambo. Na niyi sayo duhuye barahagarara bakabati vraiment uri umukozi w'Imana. Bajya batanga ubuhamya, nibajya gusanyirwanya se, baje gusanyirwanya barabyivugira, batanga ubuhamya babati vraiment aranabivuga n'amafaranga yavuga mu izina. My God. Rero icyo nicyo umuntu akwiriye gukora. Abantu nyine baranseka ngo sheme wowe ngo warasaze ngo wagombaga kuyarya ngo wamara ngo umwaka umwe ngo ukabakwepa. Ndafase nimba kwepa ndabambaye iki? Ndambaye igisambo. Nitujya duhura se mu manama tugahurira mu muhanda, bazanyita iki? Bazanyita ikirura. Ariko iyo duhuye uyu munsi niba bafite ibirori baramamagara, nkagenda nk'umukozi w'Imana ufite confidence, ufite fieri ko nta kibazo mfitanye nabo, ko nabujura. Ikibanza cyabo ndakibaha, cyanditse amazina yanjye, ndakibaha, buri kimwe cyose ndabibasubiza. Niyo duhuye bafata nk'umukozi w'Imana. Icyo nicyo cyari gikwiye kuranga pasiteri. Wowe umuntu aguhaye amafaranga ngura ikibanza, ukiyanditseho urariye uragotomeye. Umuntu aguhaye amafaranga ngura imodoka, uyiyanditseho urariye uragotomeye. Niba kurega se uzaza uhakane? Ifu uzahakana? Ngo hari igihe biba byatanzwe nk'impano, mwagira ibyo mupfubiranyaho gatakaza ati nsubize ibyanjye. Wabimuhaye se ubundi bigutwaye iki? Ubimuhaye se ubundi wapfa? Kuzi ko yabiguhaye nyine. None se niba byanze musubize ibye. Cyewe umuntu amaye impano akaza akanteraho induru, nta musubize ibye akira. Bintwaye iki? Cyabintwaye iki? Cyabintwaye iki? None se sinabitaye, iyo nzo sinayitanze se, yari nka gift. Nge nani maze gusengera umwana wabo yari yakize indwara paraliza imyaka 8. Imyaka 8 arwaye paraliza. Baravuje mu Buhinde, baravuje ahantu hose, barabuze uburwayi. Imyaka 8 vo atagenda umwana w'umukobwa arakira, paraliza imuvamo, aragenda, babimba nk'Imana. Kuki se nabishubije? Uyu ntago wabisubiza. Kubera iki se? Ntago nabisubiza. Nkande se nose hari rya. None se pastor, reka twigarukire ku kintu bavuze cyuko abantu bangishije, abapasiteri bangishije abakristo Imana. Byose wabivuze, uri umupasiteri ubifite ubuhamya. Ni ibihe bintu uvuga uti ibintu abantu ba pasiteri bakoze byatumye abantu banga Imana? Urumva impamvu mbivuga, mfite n'ubuhamya, kuko mfite ubuhamya abantu bakorewe si n'iyicarubozo, ahubwo bakorewe iyicabuntu birenze urugero. Ibintu abapasitoro, abahanuzi, ibintu bakoze. Icya mbere, iyo kugira ngo umuntu ajye kwanga Imana, dore icya mbere ngiki bakoze,
ugiye guhanura umuntu banje umwaka amafaranga. Yego. Ibintu umuhanuriye rimwe na rimwe kenshi yakwagaga amafaranga ahubwo wakongera no kumuhamagara ukahita umubura. Naho akubeshya ko agiye gusenga wamuhamagara ukamubura, nawe yibereye muri hoteli kunywa kofi. Urumva yibereye muri hoteli agiye kuruhuka. Yibereye mu rugo ari enjoyinga ya mafaranga bamuhaye. Kabiri akamutorotira buri munsi amwaka amafaranga ya mafaranga sayo kuba ku rusengero, ya mafaranga sayo kugira gute, ahubwo nayo kurya gusa amubeshya ngo ari kumusengera. Bigatuma rero bene ibyo binyoma n'ibintu amuhanuriye reka ngubwire ukuntu bateraga abantu ubwoba. Yego. Icyambere bateraga abantu ubwoba bababwira ngo iki, bababwira ngo dore wowe Evodi mbonye urupfu iwawe, mbonye umwana wawe apfa. Ibaze guhanura ngo umwana wawe arapfuye uhita uhahamuka. Nose bora rupfu ntaba rubonye koko ntarwo. Aha reka nemere ko rubonye. Kugira ngo ruveho rero uratanga igitambo cy'ibihumbi 500. Kahada. Uratanga igitambo cy'amadolari 600, 700, miliyoni. Uratanga igitambo cy'amadolari 1000 kugira ngo urupfu rugiye gute ruveho. Abantu rero kubera nabo kugira ubwoba no guhamuka n'urupfu agatatanga amafaranga. Nyamara urupfu nushaka rube ruriho ntago rukurwaho n'amafaranga. Rukurwaho n'iki? Rukurwaho no gusenga. Nose nkubaze ubundi ubuhanuzi ugomba gutanga igitambo kugira ngo oya iyo ni mentality. Ibyo n'ububeshyi. Reka dusome Bibiliya. Petero ageze kwa se wa Simoni yarwaye ubuganga. Hari igitambo yamwatse, yarasenze gusa avuga ngo ubuganga ni bumusohokemo bumuvamo buragenda. Wigeze umva yaka igitambo se? Nje ni kwesha Bibiliya. Abo nabo bakoresheje Bibiliya birirwa babeshya abantu bari kubarya amafaranga. Ariko kenshi ni ukutamenya. Aha ngaha rero byatumye abantu banga Imana. Byatumye abantu batagikunda na bwa buryohe bw'Imana, bwa buryohe bwo kumva Imana y'ubunyunyusi bubagendagendamo. Ahubwo bayifata nka fantome. Ubu no guhanura abantu bamaze kubihaga. Nta n'umuntu ushaka kumva ubuhanuzi, kuko ubuhanuzi bwabaye nk'ibinyoma. Ubuhanuzi bwajemo ibintu bitagifite gahunda. Ubuhanuzi bwajemo ibintu byo kubeshya gusa ariko ari ubwesikoro no gushaka kwiba. Urumva? Nicyo cyatumye rero ubuhanuzi ubu ngubu kugeza isaha niyo uhanuriye n'umuntu rimwe rimwe atanabyizera cyangwa anabyumve. Kubera iki? Kubera ko byajemo kubeshya no gushaka gusa gushaka amafaranga, ari ubujura, ari ubusambo n'ubusayiranda. Ariko ubuhanuzi bwari ni bwiza. Evo yego mwifurije kuzahura n'umuhanuzi muzima. Amina. Ndabikwifurije. Amina. Wowe unyumva ndakwifurije guhura n'umuhanuzi w'Imana. Apana abangabo ku ma YouTube ngo ndahanura ngo ngwirirwa avuma abantu. Umuntu akirwa besha abantu ngo nutama igitambo ngo ndajya kukuvuma. Ngo nakuvuma wowe. Ntago yakuvuma. Yakuvuma se kuvumushijwe nande? Abativumye abagiye kukuvuma wowe. Kwa masezerano ngo ndayihagarika. Ayo masezerano bahagarika nagara y'Imana. Ayo n'ay'abantu abari ibicupuri. Nta masezerano y'Imana nubwo wagira gute nta muntu warihagarika. Yarihagarika tese. Sezerano ry'Imana rifite fuite ripfumuriramo, rifite uburyo rinyuramo, rifite aho ripfumurira rigatobora rigasohoka rikagenda. Nibyo ngibyo. Urakumva? Yego. Ngibyo rero ubwo rero gasanga kesha abantu bari gutinya ariko batinya baringa. Uzi gutinya baringa kadahumeka urayize? Ndayize. Kadahumeka mwe bashyira nko mu bigori, bashyira mu bigori yangirinde cyangwa mu muceri ngo kirinde inyoni. Cya kintu kitinyagambura uzi ko rimwe na rimwe inyoni zimaze kugitahura zikigwa hejuru zigagihagarara hejuru. Rero abahanuzi benshi babaye nka za kadahumeka. Akaba mu muceri, akaba kuri YouTube, akaba mu rusengero, ariko ari kadahumeka, ari gukanga abantu gusa ashaka kubarya amafaranga. Abantu rero nabo bamaze kubamenya basiga babahagarara hejuru. Niyo mpamvu ari kubafunga. Bano kubahagarara hejuru za kadahumeka batanje kuzihagarara hejuru. Basi icyo kintu uvuze ntago ari sawa ariko rero. None ndakubeshya se? Nose n'umwe, ni babiri se? Ni batatu se? Barega ibyo bintu. I dig mini dig.
gukira ni nonaha, ituro ni nonaha, kujya muri Amerika ni nonaha, kuzuka ni nonaha, gukira ni nonaha. Tanga ituro ubone visa, tanga ituro ubone kurya. Oye ntago ari Imana, ubona ntago ari ubuhanuzi. Kadahumeka ihagaze mu muceri, mu kandi kanya bakaza bakayihagarara hejuru, bamara kuyihagarara hejuru bakabajyanye muri RIB. En fait abantu ntago bigisha abantu Yesu, abantu ntago barimo kwigisha abantu Yesu. Abantu barimo kwigisha abantu, urukumva? Abantu barimo kwigisha abantu, ndi kwigisha abantu ngewe. Abapasiteri barimo kwigisha abantu bo, ntago barimo kubwira abantu Yesu. Abantu basimbuye Yesu rero. Abapasiteri basimbuye Yesu. Bigize ba Yesu batoye. Nimaze yo kubona ko umupasiteri ngo afite bodyguard ngo 6. Bodyguard. Bani bikabyo bikomeye cyane. Munsi wapfuye. Zawukandagira hejuru. Bani bikabyo bibi ni no kwiyemera buri ni n'ubujiji. N'ubujiji bubi bukomeye cyane no kwishira mu rwego utarimo. Se umushumba ntakwiye kugira abantu bamurinda. Bamurinda se gute? Bamurinda gute? Cyangwa atagira ibimusitaza. Umunsi yarwaye nibwo azamenya ko bamurinda. Ku gitanda azaba aryamyeho wenyine. Hano uzamuhagarara hejuru. Umunsi yarwaye cyangwa ukarwara mabaga cyangwa covid. Twese ariko turarwara nyine. Byihore rero. Ninde uzamurinda? Azapfa uwo munsi batamurinze yarwaye mabaga. Umunsi azaba ari ku gitanda wenyine kwa muganga utemera gusurwa, azaba arindwa nande? Bya ni ibikabyo. Evo. Uzi biriya se icyo biturukaho? Mu kwiganana. Bashaka kwigana urwego batarimo. Umuntu agashaka kwigana uko atari. Hanyuma wambajije ngo umuntu yigisha abantu ngo nigisha abantu kujya kuri Yesu. Uzi impamvu buriya inyigisho z'igice zabayeho? Inyigisho zo kwigisha igice, kwigisha umubatizo. Nusije ngo kwigisha umubatizo no kwigisha agakiza. Hoye, sino kwigisha no kwigisha amahame y'idini uri mu uwo munsi. Ndaguha urugero. Impamvu bigisha igice tuvuge reka mvuge wenda reka mvuge nk'amaterero nk'abiri. Reka mvuge ADPR wenda mvuge n'indi torero. Kwigisha igice nuko nakubwira ngo kujya muri ADPR nugukoraho umusatsi, nukureka amaherena, nukureka imikufi, nukureka ipantaro, nukureka gusiga inzara, ukabanza ukabyumva. Je nibyo bakwigisha. Na Yesu harimo Yesu wumvisemo se? Harimo Yesu wumvisemo? Hoye. Mbwira niba harimo Yesu. Ariko nawe baramukwigisha. Ariko se kwigisha Yesu ninde? Niki? None se nabantu bazajya mu ijuru bambara imikufi? Hari Yesu wumvisemo? Uzajya muri indi torero. Babanze bakubwire ngo itorero ryacu ryitwa gutya, ryavutse gutya, umushumba yitwa gutya, ukurikiye kenshi nano banamuvuga. Ukurikiye nano bamuvuga. Bavuga umushumba mukuru. Bavuga umushumba mukuru gusa, bakavuga pasiteri. Kandi ko ugomba kumwubaha. Mama pasiteri yitwa mami, yitwa daddy, hanyuma ugomba kumwubaha, ukamwubahiriza, na rindi torero ugomba gusengeramo, na hangaha twemera ibi. Hari Yesu wumvisemo? Hoye. Na mahame y'idini bigisha ku gice ariko na Yesu bigishamo. Rimwe na rimwe uzasanga abakristo barabaye imipfubwe. Barabaye imipfubwe gusa, biza amategeko yo kubaha mushumba, biga amategeko yo kubaha pasiteri wabo, ariko biga amategeko yo kubaha discipline, ntago biza amategeko yo kubaha Yesu. Birarangiye. Ariko ubundi Yesu yavuze ngo icyagiye kubwiriza. Yavuze ngo mugende mubwiriza abantu. Nimara kubabwiriza mubabatize. Nimara kubabatiza mubigisha. Kwigisha igice ubundi n'ubwende. Byakaraka. Kwigisha igice nanaho biri. Nanaho byanditse muri Bibiliya. Abantu biga ngo mwabatije ngo abantu badashitse. Gute se badashitse? Yesu yaravuze ngo inkone yigeze yiga igice. Yahuye ngo na Filipo arambura igitabo ngo agisoma. Filipo arabati nkubaze ibyo usoma urabizi? Ntabyo nzi rwose, nta muntu abisobanuriye. Filipo ngo aparike gari aramusobanurira, akimara kumusobanurira ngo inkone yaravuye no mu rusengero ngo yasengaga buri munsi ubudasiba. Yakoze iki? Abati ndizeye mbatiza ngo bari kumugezi, amushira muri Yordani, aramubatiza mu mazi, undi arakomeza aragenda amusigaho ahinduka umwigishwa wa Kristo Yesu. Ngibyo ubundi dukwiye kwigisha, nago dukwiye kwigisha amahame y'idini, dukwiye kwigisha abakristo. Abakristo bacu barabizi. Ngewe impamvu, uzi impamvu abapasiteri bigisha gutyo se Evo? N'ubwoba, n'ubupfubyi bwo mu mutima. Ubwoba bw'iki? N'ubupfubyi bwo mu mutima.
mbaza ngo ubupfubyi bwo mu mutima ahubwo ni iki? N'ubwoba bwo kutigirira icyizere. Umukristo wese uzabuza umupasiteri uzabuza umukristo ngo uzagume ngo ahangaha ngo iwanjye ngo niho hari Imana ngo ijya n'amaniro ngo nuva hano ngo uzavumwa, afite ubwo umunsi yimutse niyimuka kutamwigishije Yesu, niyimuka azajya guhamagara umwigishe kuri telefone. Niyimuka dufite urusengero hano ku Murindi, niyimuka akajya mu Mutara, azajya aza guterana nanga ko nta n'urusengero dufiteyo. Agomba kujya yaranje nibura rimwe mu kwezi akatega kaza, ubundi akaba umugwira cyangwa akajya wikurikirana kuri YouTube. Nyine aho ngaho twigisha abantu nabi, nibigisha abantu Yesu. Iyo wigisha umuntu Yesu, mwigishe gukunda Imana, nanimuka muhe recommandation agende ajye muri ndi tore. Of course nje abakristo bacu muzababaze evo nzaguhamangana nka batanu babaze. Nabigishaga Yesu, umuntu wese agasengera. Umukristo umwe yarambwiye ngo ngiye gusengera kuri ADPR, ko numva ari umamagaro wanjye unjyanye. Tamwe ni vraiment yansanze muri office turaganira, ndamwe ni rwose uzagende neza, amahoro y'Imana bane nawe, umbwire ngo recommandation igutwara ugende nk'umukristo. Ahubwo nugerayo uzakomeza ukizwe urutu kwakizwaga ahangaha. Kuri ngiye ntacyo bintwaye. Njye n'umuntu udufitiye n'umumaro mu rusengero. Umwe waguraga bafure wenyine akayiza. Ariko ngiye ntacyo bimbwiye. Nagende niba ari yumva yakirizwa, ndagusezerera mu mahoro, ugende neza, nta na stress nagushyiraho. Nibyo washimye. Kandi aho washimye ni uri buze kwakirira imbaraga z'Imana. Gusa arambwiye atariko aha naboneye Imana ni mubyeyi wanjye, ariko nawe ngo bari bamuhanuriye. Nawe siwe ni umuhanuzi w'umuyobi, ngo ni wari yamuhanuriye gutyo. Ni umuhanuzi wa muri wamuhanuriye. Nyina ambwira ibyo yamuhanuriye. Hanyuma ndamwana ariko umuhanuzi yakubeshye. Ariko kandi sindi buze kukuboha ugende mu mahoro. Icyakora nujye bikanga uzagaruka twake nk'umwana w'itorero. Ucyo uburyo ubuhaye umuntu liberté totalement, bigatuma wa muntu agenda yisanzuye. Nagera bikamunanira azagaruka. Nyuma yaje kumenya ko wa muntu ari umuyobe, yaje kumubesha n'ibindi bintu, arabarindagiza, nyuma aza kubimbwira. Ndamwana hanyuma wamenye ko yakubeshye, ati yarambeshye. Gusa biba ataranagenda. Ariko nanamaye uburenganzira. Icyo cyo cyitwa rero umuyobozi. Iyo uhuguye umuntu kumva tumva neza, we mu burenganzira bwe. Ngewe n'abantu barabizi. Iyo umuntu amamagaye, waba uri muri Amerika, waba uri mu Burayi, waba uri hehe, Pasiteri ashaka ko dusengana, nkubwira ibintu bitatu. Ndakubwira icyambere, Pasiteri shimiye ndi umuhanuzi, ariko nta buhanuzi bwinshi ngira. Bwa buri kanya, bwa mu gitondo, bwa saa sita, urapfuye, urarangiye. Imana nimbwira nzakubwira. Icya kabiri, ndakwigisha ijambo ry'Imana. Icya gatatu, ndaguhugura. Bitatu nubikora ukaba ubyemera, tuzasengana imyaka myinshi. Ariko niba ushaka ubuhanuzi bwa buri kanya, ishakira abahanuzi bawe. Kandi nta muntu asengera naciye amafaranga. No, ntago bibaho. Kandi tumaranye imyaka myinshi, aho tumenyanye wese ntaga ndekura. Evo ntaga ndekura. Nuko ngewe neye tukamara imyaka myinshi, nkamusengera uko nshobojwe, byaba ngombwa nkasenga uburyo bwose bushoboka. Kandi wa muntu yakitse n'intege, rimwe na rimwe akajya kubona amasengesho muha, akamwongerera imbaraga, babantu bagakomera. Kuko nahuye n'abantu benshi bari barabaye ibisenzegeri kubera abahanuzi bari barabishe. Uwe ni uwo muntu uhuye nawe nukwanza ukamwomora. Pastor gushira ku kintu nashaka kuza kukubaza, turimo tunagana ku musozo. Hari umuntu ushaka kumva iki kiganiro ariko nyine yarakomeretse koko, kandi yarakomerekejwe n'abo bantu, yakora iki? Bidakuyeho ko n'ubundi ashobora kuba yaranze Imana pe. Bene uyu muntu rero, iyo wakomeretse gutya, icyambere tumubonye tukagira ngo tukamubona bene uwo muntu, tubanza tukamwomora. Nta kintu umwomoza, ni ijambo ry'Imana n'ukwanza ko muhumuriza. Yego nyine Imana duhaye ubundi bwenge dukoresha. Iyo umuntu amamagaye, mfite uko mufata, kesha akanambwira ibiba byamubayeho, tukanaganira, hanyuma musubiza mu murongo. Icyambere agomba gukora ni ukutanga Imana. Kuko anga abahanuzi bakukoreye nabi, nabo nukwiye kubanga, ahubwo hunga izo ngesi. Kuko nge nzita ingesi, zihunge. Izo nzererezi zihunge. Kuko erega barayevo kuva na kera inzererezi zabagaho no kubwa Yesu. Izo rero ni inzererezi zo mu gakiza, zihishemo zifata Bibiliya zirayitwara, zigenda zimunga zimunga abakristo.
bene uwo muntu iyo tuhuye nawe rero tukamubona, icya mbere ni ukubanza kumuhumuriza, icya kabiri tukamubwira ngo amafaranga yawe yabike. Ari umuntu umwe yigeze kumbwira, umupasiteri nawe sinibuze kumuvuga, nyine yigeze gufungwa mu minsi ishize. Tuhura ambwira ati uriya ni umugome, ni umutindi. Ati pasiteri, ati niyo mwumvise izina rye, ati ni mubi, ati yanyetse amafaranga, yamuhaye miliyoni zirenga 3 ngo amusengere, nizo yamukiye, arazimuha. Atari ko kuva nanazimuha, yaranambeshye ngo aransengera kuva n'ubwo ngubwo, ati ni ikirura. Ubwo nawe ntabwo umuvuze, iminsi ishize yarafunzwe ariko yaje gufungurwa nyuma. Murukumva? Ariko uwo nguwo naramwomoye, yamaze no gusubira ku murongo, ameze neza, yarakize rwose. Ubu ngubu Imana yongera ayikunda rwose pe, ari mu murongo mwiza kandi nibyo rero tubakorera. Ariko reka maze mbwira umuntu wahuye n'igihungabana ry'umupasiteri, ry'umuhanuzi, wakuririye amafaranga, wakubeshye, wakwambuye, waguhanuye urupfu, wakubwiye nabi, mubwire ngo banza uhumure utuze. Ubundi Evode kamubwire, ubuhanuzi si buza gutera ubwoba. Yego. Ubuhanuzi budafite intsinzi ntacyo bumaze. Urugero, ngiye nguhanuriye ko wenda urupfu ruri imbere yawe, ariko urwo rupfu wowe ntabwo wari uruzi, ni njye urubonye. Hanyuma Imana imereye iki kukubwira ngo imbere yawe hari urupfu? Ni ukukubwira ngo Imana irukuyeho rwa ruvuye ku badayimoni. Ubundi hari impfu ebyiri, hari urupfu ruvuye ku badayimoni, urupfu ruvuye ku Mana. Yego. Urwo ku Mana rwo kama mbaye ntabwo ruvaho. Ndakubwira ngo iyeze kuko ugomba gupfa. Iyeze niko Imana ivuze, uratashye iyeze. Urwavuye ku badayimoni rero ndarukuraho mu izina rya Yesu. Niba amasengesho yanyu n'ubuhanuzi bwanjye bidashobora gukuraho urwo rupfu, n'abahanuzi mfite no guhanura n'ishaka mbireke. Kuko amafaranga se yakuraho urupfu, se yakuraho gukira, ahubwo niba nta mpano mfite yo gukuraho ubwo burwayi nabonye wowe utaruzi, cyangwa se wari ufite uzi, ntabwo bukurwaho n'amafaranga, bukurwaho na ya mpano y'Imana. Ariko igihe uzaka amafaranga abantu, nta mpano y'Imana ufite, ntayo ufite, uzareke kuvuga uceceke. Yego. Pastor akoze cyane, ntekeza kwenda iki kiganiro dukoze hari abashaka kucyumva bakacyumva mu buryo butandukanye, baduha ibitekerezo muri comment ubutaha tuzaze tubihereho. Reka nguhe urugero rumwe nsoze. Yego. Ari honorable umwe akonyuma aje gupfa yishwe n'ubundi burwayi. Twahuriye kwa muganga, yararwaye umugongo, bayo yageze igihe cyo kujya kumubaga mu Buhinde. Njya kwa muganga Faisal kari kwa 4, nsanga transfer amaze kuyandika, yagomba kugenda n'indege kwa 6. Ndasenga Imana, ndabwira ni Imana irambwiye ngo ntabwo uzajya mu Buhinde, ahubwo ejo mu gitondo urabyuka ugenda. Abari aho kugira ngo babyumve n'abaganga bahise bamfata nk'umusazi, nahise nitahira. Mu gitondo bwabyutse amamagara, yakize, agenda n'amaguru ye. Ntiyaba kigiye mu Buhinde? Yampaye nkana kwenda ikisi. Imana nambwira ngo ugiye gukora ubukwe, yari umupfakazi. Imana ikukije umugongo, ugiye gukora ubukwe, icya kabiri, icya gatatu urasubira mu nteko. Cyo gihe yaramaze amezi 6, hasigaye iminsi 12 kugira ngo avemo bamusezerere. Uzi ko bamurwaza amezi 6, hari hasigaye iminsi 12, iminsi 12 kugira ngo manda ye irangiye. Nekeza ko bari bamaze gushaka n'umusimbura we, ariko ntibagomba kukuvanamo iminsi itaragera. Uwo munsi arakira, afata konji noneho yuko yakize, yasaze isubira mu nteko, arongera anatorwa mu yindi manda. Hambaye gada akora n'ubukwe, ari umudepite. Imana ikora ibitangaza sozo cyavuze. Icyo gihe nakoraga Kabugavire none nakoreraga kuri ADPR. Aza mu rusengero, aza gushima Imana, mu rusengero, atanga amaturo y'ishimwe, ayatanga mu rusengero, yaduhaye sheke ashira mu rusengero, kuko yibutse iby'Imana yize gute yamukoreye. So rero muri makeya katubwira umuntu ngo nabyandika muri commentaire, aduha ibitekerezo, tuzamufasha. Imana ibaho umugisha. Yego. Reka dushimire abadukurikiye. Ku muntu wifuza kuvugisha yamamagara kuri 0782 65 39 67. Ibiganiro byacu byanakagaruka. Shalom. Amen.